twongeye kubaho ikaze muri wa mwanya mwiza duhuguzanya Bibiliya. Nkuko mubizi Harvest Bible Fellowship Rwanda turi itorero ribwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Nkuko Mose yahoraga yibutsa Abisiraheli abari bo ndetse n'iby'Imana yavuganye nabo kugira ngo badateshuka ku mwimerere wabo, ni nako natwe Mose wacu muri iki gihe arimo kutwibutsa abo turi bo ndetse n'uburyo tugomba kwitwara nk'itorero ry'Imana. Yesu ari kwibakira itorero rye. Itorero ni wowe nanjye. Tuberogwesha Imana icyubahiro dusoza inshingano nk'uko twasigiwe na Kristo mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Itorero rya Kristo ryizera Bibiliya, rikabwiriza Bibiliya yonyine, rikazamura izina rya Kristo hejuru muri byose. Itorero ryacu dufite indangagaciro cyangwa se inkingi twubakiyeho. Izo nkingi ni esheshatu. Inkingi ya mbere nuko tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Nkuko Paulo yabyandikiye umwana we mu buryo bw'umwuka Timoteyo mu rwandiko rwa 2 yamwandikiye mu bice 4 ku murongo wa 1. Harabango ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Nkuko biri bitubwiye itorero ry'Imana ryanyaryo rigomba kuba ryigisha ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye n'icyo abantu batekereza ko kidakwiriye, rihana ritesha kandi abo bantu babikora ngo bafite kwihangana. Inkingi ya kabiri, tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu, nkuko Yohana yabyanditse mu bice 4 ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Niyo mpamvu bikwiye ko tuba itorero risengera Data mu kuri no mu mwuka, mu byo dukora no mu byo tuvuga, bikagaragaza abo turi bo kuko tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Inkingi ya gatatu, twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Nkuko Paulo yabyandikiye Abefeso mu bice 6 ku murongo wa 18. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose. Nkuko ijambo ry'Imana ribivuze, itorero ryiza rya Kristo rigomba kuba risenga kandi nta gihe cyo gusenga ngo ahubwo mu buryo bwose bwo gusenga. Itorero ryacu rero nka Harvest natwe tugomba kuba dusengesha umwuka iteka kandi mu buryo bwose bwo gusenga, kuko nicyo Bibiliya idusaba. Uyu munsi twaganiye ku nkingi eshatu, ariko mu by'ukuri dufite inkingi esheshatu. Ubwo ubutaha tuzaganira ku nkingi ya 4 n'iya 5 n'iya 6. Murakoze cyane, murakunzwe. You are loved.